Hello my dear friends, mumeze mute. So, kanizere ko mumeze fresh. Ubu ni ahagana saa 4:12 za nijoro. So I want to tell you the truth. Everything has the cost. Niba hari ibintu byiza wifuza, ujye wemera neza ko uri tayari no kwishyura igiciro cyabyo. This ni isomo nize kera cyane. Ndi mu ishuri, ndi muri segonderi. Nakundaga kurara amajoro, nkaryama gake, nkakora cyane, nkabyuka kare. Impamvu nabikoraga, natangiye segonderi ndi umuswa. So nashakaga kugira nanjye akenge gake nibura nagiye kuyongeraho. Nibura no kujya ku rwego rw'abandi basi. Urumva nari maze igihe ntari mu ishuri nk'abandi. Ikintu cyamfashije ne kimwe rero. Namenye ko niba hari ikintu ushaka, ukaba ugishaka cyane, ugishakana n'umwete wose, kugeraho birashoboka, ariko bisaba imbaraga nyinshi. So uri tayari? Let's go.